ndagira ngo wumve iyi nkuru kugeza irangiye kuko ni inkuru iri buze kukugirira akamaro ndetse uri buze kuvanamo isomo rizakugirira akamaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ngo hariho igiturage cyiza, igiturage wateragamo icyo kumera kikamera neza, igiturage cyagwagamo imvura, igiturage cyari gikikijwe n'amashyamba. Ngo gusa muri icyo giturage ngo harimo famiye y'umugore n'umugabo n'abana babiri. Ngo gusa abo bana babiri nubwo bari abavandimwe bari batandukanye mu mico cyane, gusa ngo iyo famiye nabwo yari yifashije nyine byahatari ku buryo bugaragara. Umugabo papa w'abo bana ngo akazi yakoraga ngo yuriraga ibiti agasoromera abantu imbuto zabaga ziri hejuru mu bishorishori kuko batabibashaga. Ngo niko kazi yakoraga, ngo yari umuhanga mu kurira, yakoreshaga umugozi akurira nimba ari amapapayi nimba ari amavoka ahantu nyine mu giti harehare abantu batabasha kugera, cyangwa se ku minara hejuru ibintu abantu batabasha kuba bageraho. Ngo uwo mugabo yari umuhanga mu kurira, niwe witabazwaga kugira ngo abamanure nyine ibintu bashaka. Ngo niko kazi uwo mupapa yakoraga. Noneho ngo mama w'abana ngo akazi yakoraga ngo yemeseraga abaturage, akabavomera, akabatekera, akabogereza ibyombo kugira ngo nawe abone udufaranga dutunze famiye yiwe. Noneho ngo umunsi umwe papa w'abo bana ari mu kazi kwe ko kurira ngo yurira nabi ngaranyirira yikubita hasi. Mu kwikubita hasi ngo abaturage baje kugira ngo bamutabare bamujyane kwa muganga, ngo basanga yashizemo umwuka, yari yikubise hasi arababara nyine yikubita hasi inyuma arababara, nuko yitaba Imana siyabasha kuba yabaho. Nuko nyine akimara kwitaba Imana ubuzima bwaragiye burakomerera uwo mubyeyi, kurera abana babiri wenyine nta wundi muntu, kandi n'akazi yakoraga kari kagoranye ko gukoropera abantu kugira bite, mbega ubuzima bwaragiye buramukomerera bikomeye cyane. Gusa nk'uko nabivuze dutangira, aba bana babiri bombi uko ari abavandimwe bari batandukanye mu mico cyane nubwo bari barakuriye ahantu hamwe. Umwe yitwaga Kofi, undi yitwa Emeke. Gusa uwo Kofi yari umwana mwiza, umwana uvuga ijwi rituje, umwana wacaga ku bantu mu gitondo akabasuhuza, umwana wacaga ku basaza akabanza akabasuhuza, yaca ku bacecuru bikoreye imizigo iremereye cyangwa se ababyeyi akabafasha, umwana wabyukaga mu gitondo akamenya yuko mama wiwe yananiwe agakurupa ku irembo, gakuburana ko ku irembo akamesa utwenda twiwe. Yari umwana ugira discipline, umwana ufasha mama wiwe, umwana uzi guteka, umwana mu giturage hose bakundaga bitewe n'ukuntu yari umwana w'inyangamugayo ugira imico myiza. Gusa noneho yari afite uwo muvandimwe we bita Omeke, yari umwana ubyibushye ugira ubunebwe. Mu gihe nuza Kofi yabyukaga nka saa 12 za mu gitondo kugira ngo akubure imboga nyine afashe mama wiwe yananiwe, uwo Emeke we yabyukaga nka saa 5 za mu gitondo, kandi nabwo ubona adashaka kubyuka wagira ngo ni igihano, akabyuka atajya mu masafuriya arya ibiryo nuza Kofi yatetse. Yari umwana yatambukaga ahantu abantu bagira ngo baramusuhuje akagenda yitutuba ubundi baba bansuhuza bambaza iki. Yari umwana ugira imico mibi, utarakunda kumesa, yakundaga kwiryamira, yakundaga gutuka abantu bakuze, na discipline yagiraga. Ntiyabaga yatambuka ku mucecuru wenda wananiwe guterura akabuni ngo akagezi iwabo ngo amufashe, wapi. Yari umwana mubi, ntiyabasha ko yabona ko mama wiwe yiriwe abavunikira abashaka icyo kurya ngo basi nawe akorope mu nzu cyangwa se yoza ibyombo, wapi. Yari umwana ugira imico mibi, urumva ko yaratandukanye na wundi wa mbere ngo ni Kofi. Gusa uko imyaka yagiye yiza aba bana baje gukura buzuza imyaka 18. Nuko umukuzuza imyaka 18 ubwo urumva bamaze kuba bagira ubwenge, mama wabo yarabafashe abicaza hanze bombi uko ari babiri, Kofi ndetse na Emeke. Nuko mama wabo arababwira ngo bana banjye murabona ko yuko murimo muragenda mukura, kandi nanjye ndimo nagenda nsaza, imbaraga zanjye zimaze agenda zishira zo kuba nabasha kuba nabarera. Ati rero kandi murabona muri iki giturage cyacu nta mahirwe ahari yuko mwazabona akazi. Ati nabasabaga yuko mwazagenda basi mu bindi biturage muhigahiga mukareba yuko mwazabonayo amahirwe mu bindi biturage, mwakabona niba mwazabona utuzi cyangwa se amafaranga azabatunga ahazaza mwebwe n'imiryango yanyu. Ati murabona yuko muri iki giturage rwose ntabwo mwapfa kubona akazi, nta mahirwe ahari yuko ubona akazi, cyari igiturage nyine utapfa kubonamo akazi gutyo gusa. N'utuzi twabaga duhari n'utuzi nyine turaho two guhinga, two kurira ibiti, nyine utuzi tutaguhindura ubuzima. Nuko wa wundi w'umutima mwiza bita Kofi amarira yizenze mu maso, aravuga ati mama numva nashaka kugusiga, atari ko nyine nanjye ndabona kuntu ibibazo bimeze, urimo gusaza kandi natwe dukeneye kubaka famiye zacu ndetse natwe tukagufasha mu busaza bwawe. Atari ko nubwo ntabwo nashaka kugusiga, ariko nta kundi ubwo niyo gahunda nyine tugomba kugenda. Wa wundi ubyibushye w'umutima mubi bita Emeke
n'ubyishimo byinshi ati rwose tugiye tukine peti nanjye numvaga iki giturage kitari kuri level yanjye ati nararambiwe kwirirwa abantu basuhuza ibisaza ibicecuru iki giturage rwose cyari kingeza ahantu ati tugire tuve mwanga rwose tujye mu mujyi guhiga amafaranga ubundi mbeka kuntu cyawe ndi umuhatari ndi umustar ngenze ahita amafaranga menshi ariko wa wundi ubyibushye w'umunebwe avuga. Nuko mu gitondo abo bana barabyutse kugira ngo babashe kuba bagenda, mama wabo yari yaraye abapakiriye baga zabo yabashyiriyemo imyenda yabo ndetse yabashyiriyemo n'ibyo kurya mu rugendo rwabo kugira ngo bataza kugira ikibazo bahura nacyo. Nuko mu gitondo nyine bafashe baga zabo ngo bagende, abaturage bari buzuye hanze babashungire nyine yari nako babasezera babwira ati muzagira amahirwe aho mugiye muzagende muronke. Nyine cyari igiturage sinzi niba mwibuka nyine kera y'umunyeshuri yabaga agiye kwiga nko mu mujyi avuye mu cyaro agiye kwiga mu boarding school, kuna abaturage bamuherekezaga bamuhesha amahirwe nyine ni nkuko nabyo bari bimeze, ariko abaturage nyine babesha amahirwe. Gusa nyine wabonaga ko abaturage benshi begereye Kofi cyane kurusha uko begereye Emeka, ubona ko Emeka atashaka no kubikoza ati byongere amadage nyine, ubona ko Emeka rwose ari umuntu utanashaka kubikoza. Gusa nyine Kofi bite nuko yajyaga umutima mwiza akabazamo abasezera ati namwe musigara amahoro ati nta kundi tugomba kugenda tugahiga ubuzima. Nuko urugendo rwa Kofi na Emeka rutangiye gutyo. Wibuke Kofi niwe ugira umutima mwiza, Emeka numwe ubyibushye ugira umutima mubi. Nuko batwereka urugendo baragenda batambagira nyine bagenda mu rugendo, nta modoka zabagaho bari bakwiye gukoresha amaguru muri icyo gihe. Nuko mu rugendo harimo izuba ryinshi cyane, ariko nyine amagambo ya Nuza ya Emeka niyashiraga, yagendaga nyine yitotomba avuga ati izuba aterewe mucanga kurimo kunyinduriza inkweto. Yari umuhungu nyine uhora ukomplaininga buri kimwe, uhora uvuga mbega yari umuhungu utazi kunyurwa. Ariko Nuza Kofi we yabaga tuje agenda nyine ubona yifite ibindi bitekerezo byo ku ruhande, nta kintu cyo gukomplaininga. Kandi none uwo ngo wundi ngo ni Emeka we gahunda yiwe yahoraga ari ugukomplaininga ati izuba ati biki iki kibaga kirandemereye. Yari umwana nyine uhora ubona utanyurwa nyine. Nuko ubwo wari mu nzira bahuye n'umusaza yicaye ahantu munsi y'igiti, umusaza barabahamagaye ati bana muzangaha baraza. Nuko bageze babwira ati bana wanjye ati ndashonje mfite inzara maze iminsi 2 narya, ati niba mufite icyo kurya mwambabariye mukama nkarya ko numva merewe nabi. Nuko umusaza kimara kuvuga gutyo wa muhungu ngo ni Emeka ugira umutima mubi ati wa musaza wati nta n'isoni ugira, ati nicyo njye mvuga ko ibi bisaza rwose nta bwenge bigira, ati twe urabona turi kuruwa ruje ngo turagufasha tuguhe ibyo kurya, ati se ubundi bwiye n'iki ko dufite icyo kurya, ati ntabyo tuguhaye. Nuza uwo Kofi amagambo yashize ivuga yumiwe avuga ati se uyu ni umuvandimwe wanjye cyangwa ndimo ndarota. Sigize agira amagambo arenzaho yese asutara hasi avanyemo utwo kurya mama wawe yabafunikiye abahaye wa musaza ati muze atakirana tungutuna nimfite, ati nawe basha kuba warya kugira ngo iminsi yendereye nyine nawe baho neza. Gusa nyine yari yumiwe, ariko bitewe nuko yazi umuvandimwe we se yagira amagambo arenzaho arabyihorera. Nuko amaze gufasha uwo musaza arongera arahaguruka bakomeza urugendo. Gusa Emeka yagendaga amusereza mu nzira ati mwana wowe Babiloni, ati wowe zazenye tuho musaza aragutetse imitungo muri icyo kurya turakimuha, ati ndaza kureba ati ndimo ndarya ibyanjye ntuze kunsaba, ati urabitanze wowe idage rwose. Nuko bageze mu giturage babona butangiye kwira, igiturage babagezemo babona butangiye kwira. Gusa aho bagiye kwaka icumbi barababwiraga ati wapi twebwe tujya duha icumbi abantu tutazi, ati rwose wapi nta macumbi ari ahangaha. Noneho kandi bwari bwije babura aho bajya. Nuko noneho bwije cyane butangiye kugoroba babuze aho bajya, kandi no mu bihe bya kera inyamaswa zatambukaga ahantu hose zabashaga no kuba zabagira nabi iyo zibasanga hanze. Nuko se ukuntu Nuza Kofi yitegereje abona wa musaza bafashije none yicaye muri icyo giturage bagezemo munsi y'igiti. Umusaza arongera abahamagara ati muzanga abana banjye, ati bimeze bite. Nuko Kofi wundi ugira umutima mwiza ababwira ati twiriyeho kandi tugeze muri icyo giturage tugenda tubasaba icumbi turebe ko badufasha, ati ariko bose bamara tubwira ngo bajye bacumbikira umuntu mushyashya, ati ntabwo batuzi n'impamvu bataducumbikira. Kuko umusaza aravuze ati ntugira ikibazo mwana wanjye, ati mfite inzu ngiye kugucumbikira, ati ariko ndagucumbikira weho wenyine, ati sindi bucumbikire uyu murumuna wawe kuko agira umutima mubi. Nuko Nuza Kofi bite nuko yagiraga n'umuntu umutima mwiza avuze ati wapi nase muze ndakwinginze rwose, ati ndabizagira umutima mubi, ati ariko ni murumuna wanjye nose ubwo umva wancumbikira, ati we nitumucumbikira ati ntibyashoboka. Nuko muze hashanga iminota 5 arimo kubitekerezo aravuze ati nta kibazo tugende nawe ndamucumbikira. Muze arabyemeye agenda kubacumbikira gutyo. Nuko mu gitondo umusaza yamaze kubacumbikira aragaruka nyine kureba abantu yacumbikiye uko bimeze. Yari yacumbikiye Kofi ndetse na Emeka, yari afite inzu ebyiri. Kofi
yamucumbikiye mu nzu yiwe na MK yamucumbikiye mu nzu yiwe. Nuko aza kubakomangira arabicaza arababwira ati se mwabana mwe ubundi mwari mugiye? Abana nyine baramusobanurira ukuntu bavuye mu giturage baje guhiga ubuzima, aho batuye n'amahirwe ahari yo kuba nyine babona akazi, ati niyo mpamvu bagiye mu kindi giturage kuba bahiga nyine amafaranga kugira ngo nabo bazibesheho ahazaza ndetse bafashe n'umuryango wabo, mama wabo dore yari amaze gusaza. Nuko umusaza ababwira ngo bana banjye si ngombwa rero mwivune mujya mu bindi biturage, atanga mbafitiye akazi rero, ati mfite umurima munini, ati mfite imirima nyine myinshi minini, ati ndashaka kubaha akazi, atareka akazi ndi bubahe, ati nzabahemba bihwanye n'uburyo muzakora akazi kanyu, ati nukora akazi kawe neza nk'uko ngiye kubigusaba, ati rwose nanjye nakabuza, ati nzakugororera rwose bishimishije, ati ariko nimukora akazi kanyu nabi, ati namwe murabyumva muzabona ibihwanye n'ibyo mwakoze. Wa musaza arabajyana abereka imirima, avuga ati uyu murima n'uwawe wowe Kofi, ati uzawuhinga, ati nzaguha imyumbati uwuhingemo, ati nyuma y'igihe runaka uzanzanira umusaruro wavanyemo, ati nimbona koko warakoze neza, ati ntakabuza rwose nzaguhemba rwose bihwanye n'ibyo wakoze. Nuko abayeretse na MK aramubwira ati nawe uyu murima n'uwawe, ati nawe nzaguha urubuto rumwe nk'urwa Kofi arirwo imyumbati nyine muzatera, ati nawe nuramuka ukoze neza rwose nta kabuza nawe nzaguhemba nk'uko nyine uzaba wakoze neza, urumva uwakoze nyine agomba guhembwa. Ari umusaza nyine yari yabibona yavuga ati aba bana nyine bagiye guhiga ubuzima, reka mbihera akazi bibereho nyine. Ari umusaza ufite imirima myinshi, naho umusaza bahuriye mu nzira wibuke akabasaba icyo kurya, we yaberetse nyine imirimo, mve ngo nta nubwo nuza MK yagize abitekerezaho nyine. Se nyine abetse imirima arabwira ati mbahaye akazi, mwebwe nimuramuka mugakoze neza nzabahemba bihwanye nk'uko muzakora. Nuko batwereka umunsi ukurikiye Kofi yarabyutse mu gitondo cya kare, abanza akubura imbuga aho ngaho kwa muzehe yaratuye, amaze gukubura imbuga ahita ajya kuvoma amazi, abanza arateka, amaze guteka ahita anyarukira no mu murima, abatangira arahinga ari nako nyine atera za mbuto muzehe yamuhaye z'imyumbati. Nuko batwereka na MK abyutse sangapi, abyutse saa 5. Mu kubyuka abagiye mu murima, nawe nta kubanza koga, nta kubanza kujya kuvoma, ahita ajya mu murima, abafashe isuka nyine ajya mu murima nawe ngo gutera imyumbati mu murima muzehe yamweretse. Mu kujya mu murima akubise isuka abona ubutaka burakomeye, avuga ati ati umusaza nawe tubuka akazi ko urabona ngiye umuhungu wanjye nagakora, tere intoki zanjye ngo zizizamo amabavu nyikubita isuka ya mbere. Niko MK abanyarukiye mu nzu arongera ariryamira. Noneho wa undi mukuru we Kofi we ewan icyunzwe cyabiza arimo guhinga. Noneho muzehe yarababwiye ngo kugira ngo imyumbati yere neza bisaba kwitonda, atukayitera nyine witonze kugira ngo imyumbati ize ari myiza iryoshye nyine. Uwo nuza Kofi yemeraga agakura gake gusa agatera imyumbati neza, akayitera ku murongo nyine ku buryo bize bimeze neza, gusa agakura gake ariko nyine akabitera neza kugira ngo bitaza kugira ikibazo. Nuko MK yabyuka akahita anyarukira mu nzu ya Kofi mukuru wiwe, akajya kwiba ibiryo yabaga yatetse, ubundi akahita asubira mu buriri kuryama. Noneho MK yaza mu nzu yiwe agasanga ibiryo byariwe, gusa n'ubundi akahita akeka wa muntu umuntu akavuga ati nta wundi wabyibye niwe rwose, nta wundi muntu utagira discipline ubanga, ati niwe rwose. Urumva ko n'ubundi MK yagumanye imico yiwe, yagumye rwa wundi ari umunebwe ntiyakoraga. Noneho akahita yasoka hanze akahita avuga ati muzehe naramukaje, ati nzahita muhimbira ikinyoma. Muzehe yaza muza MK akategera nkaho yarwaye, nk'amaso arimo kundya, ngo umutwe urimo kundya, uboneka ko ari umuntu udashaka gukora kandi amaze kuba umuntu w'umusore, umuntu w'umugabo. Ariko mukuru wiwe rero ugira ishyaka, uzi gukora. Iyo myumbati yaravunitse, aragumya arayitera nyine akora iyo bwabaga kugira ngo imyumbati ayitere neza nk'uko muzehe yabimusabye, nk'akazi nyine muzehe yabahaye. Ariko cya kintu kibyibushye kwiryamira, kujya mu kikoni aho mukuru wiwe yatetse, kikajya kwiba ibyo yatetse kabirya, nta kamaro mbega cyo gifite. Sebyuka ngo base akubura imbuga, wabonaga ko ari igihungu cy'ikinebwe, nta kindi kintu gishoboye. Nuko hashize igihe batwereka mu murima wa Kofi, batwereka ya myumbati yateye, yari imyumbati myiza, umurima usa neza, yarayuhiraga, wabonaga ko ari imyumbati nyine itoshe, umurima ukeye, wabonaga ko nyine ari umurima w'umuntu w'umuhinzi uzi guhinga ndetse ugira n'umurava. Nuko batweretse no ku murima wa
Emeke yari umurima wari waratangiye kuzamo ibisimba, wari warumagaye, imiserebanya yirwagamo, imbeba yaracukuye, nta kintu na kimwe Emeke yari yarakoze. Nuko muzehe niko kubatumiza arababwira ati noneho igihe kirageze yuko ejo mwazazana ibihingwa mwahinze, ubundi nanjye nkabahemba bitewe n'ibyo mwakoze, ubundi mugasura mu giturage cyanyu mumeze neza rwose. Nuko iryo joro muzehe akimara kuvuga ibyo, ntuza wundi ubyibushye ngo ni Emeke yari yasinziriye, yaravuze ati ndabigenza gute? Ati sinigize mpinga, ati none igihe kirageze cyo guhembesha, ati ndapfuye, ati biragenda bite? Muri iryo joro sigize asinzira, yarabyutse agenda yomboka, afata umufuka agenda acukura ya mibati yose ya mukuru wiwe ngo ni Kofi, arayicukura ashyira mu mufuka, yacukuye nk'imifuka igera muri 4 yose, yibye mukuru wiwe. Nuko batwika mu gitondo bukeye, kwa kuni nyine nk'ibisanzwe nuza Kofi nk'ibisanzwe arabyuka abanza kubura imbuga, aroga, arateka, nuko afasha umufuka ngo nawe ajye gusarura ibyo yahinze, ngo nawe ajye kwereka muze. Akigeze muri murima we yakubiswe n'inkuba, yasanze umurima wiwe byose babisaruye rwose, asigayemo imyumbati mikeya. Gusa n'ubundi yese abyibwira avuga ati nta wundi rwose ujya ugira amanyanga, atire muri umuna wanjye. Ariko bitewe n'ukuntu Kofi yagiraga umutima mwiza, ari umwana mwiza, ntigize abitindaho, yafashe umufuka asarura ito mutwe yari yamusigiyemo, kuko kuri Kofi we byari bihagije, ngo yamusigiyemo yari ihagije, n'ubundi ntabwo yakeneye byinshi. Yasaruye iyo ngiyo nyine uwo murumuna we yamusigiyemo, ayishyira mu mufuka. Nuko bose nyine igihe kiragira bajya kwa muzehe kugira ngo bamwereke umusaruro wabo. Nuko muzehe abyitegereje, muzehe yarazi ubwenge, ahita abyibwira nyine, avuga ati byanga byakunda uyu nguyu yayibye nyine, tuyibye ibya mukuru we. Yese abyibwira, muzehe yari umusaza uzi ubwenge. Nuko muzehe niko gufata agakapu gatoya agaha Kofi, umwe wazanye utuntu dukeya kandi ari nawe wabihinze. Afata agakapu gatoya akabwira ati ambara akangaka, akagapu nguhaye niko karimo ingororano yawe, bitewe n'ibyo wakoze atuzagafungura ugeze iwanyu urebe ibyo nagupfunyikiyemo bitewe n'ibyo wakoze. Agaha umwe wazanye utuntu dukeya, umwe Kofi nyine umwe bibye imyumbati yiwe n'injoro. Nuko abazanye urubaga runini cyane rwose runaremereye, abaruhaye Emeke. Ati Emeke nawe bitewe n'ukuntu wazanye imyumbati myinshi, ati nawe fate iyi baga niyo irimo ingororano yawe, ati nawe uzayifungura nugera mu giturage cy'iwanyu urebe ingororano naguhaye bitewe n'ibyo wakoze. Nuko Emeke barasetse ati rwose muzehe uri umuntu w'umugabo, ati wabibonye ko nakoze cyane rwose nkuzanye imyumbati myinshi, ati niko kuma rwose ikibaga kinini kiruta icya mukuru wanjye, rwose mukuru wanjye wakoze bikeyi. Mukuru wiwe ariko bitewe n'uko yari abizi adashaka no kuburana nyine, avuga ati n'umurumuna wanjye n'undi reka mwihorere nyine niko ameze, aramwihorera nyine yaburana no gusa muzamuha akabaga gatoya. Emeke murumuna wiwe amuha ikibaga kinini. Nuko basubira iwabo. None nyine urugendo rwari rurerure, izuba ririmo ari ryinshi, ari nako nyine Emeke agumye kuburana, ati izuba rwose ringeze haba. Ariko nyine akongera akavuga ati ariko nta kibazo, tumuzehe yampa amafaranga menshi agiye kumundira ubuzima mu cyaro, ati cya giturage cyose rwose niyo ugiye kubamo umukire. Nuko batwereka bageze mu cyaro. Bakimara kugera mu cyaro, abaturage n'ubundi baje gufungira muri iwabo nyine nk'abana bari bohereje baza kureba nyine bamenye amakuru y'uko byagenze se hanze aho bagiye abana byagenze bita. Abaturage nyine bari benshi. Nuko Emeke nako Kofi abarahagurutse, arongera abasuhuza, arababwira nyine turugendo twagenze gutya na gutya, ati duhura n'umusaza dusaba ibiryo mu nzira. Atararangiza Emeke baramwinjiye, ati reka manze mbabwire, ati nibyo koko turi mu nzira twahuye n'umusaza adusaba ibyo kurya, ati ariko bitewe n'ukuntu Kofi ari idage ngo yasavanamo ibyo kurya byiwe ngo abare bimuhaye, ati abarasetse nyine, avuga ati ntidage rwose, atamuha ibyo kurya byiwe. None igitangaje ngo uwo musaza ngo tugiye ngo yaduhaye ngo icumbi, kuko twe twabuze ahantu ducumbika ngo bwije, ngo nuko ngo mu gitondo arabyuka ngo aduha akazi bitewe n'uko twe twamubwiye ko dukeneye akazi ngo aduhe imirima ngo duhinge. Ariko njye nabona ngo mu mirima rwose ngo naguhwanye n'urwego ndi ngo njye guhinga imirima. Ababwiye nyine byose ukuntu byagenze, ukuntu yibye ngo ibi bihingwa ngo bya mukuru wiwe, bagiye ngo gupresentinga ibyo bakoze, ngo nuza ngo umusaza akaba ari we yabahaye ngo imyumbati myinshi, akaba ari we yahaye ngo ingororano nyinshi kurusha mukuru wiwe, ngo wiwe ngo ahinga yivuna ngo yigora, ngo yakoze ngo ibintu byose ngo ntago ari umunyamujyi, ngo yari gutubira umusaza ngo n'ubundi ngo akamuha amafaranga. Ariko Emeke avuga ngo ko ari umwana ugira ubwishongore. Abaturage be bume bavuga ati se uyu mwana ibintu arimo kuvuga koko nibyo, ati yibye imyumbati mukuru we yari yahinze ajya kwerekana ibintu ategeza akorera, ati uyu mwana rwose nta mico agira. Ariko abaturage bongorerana ku ruhande, gusa nyine abandi bakavuga ati okay nta kundi nyine ubwo higiriye amahirwe n'umwana w'umujyi yarabatuburiye.
nuko igihe cyarageze kugira ngo berekane ingororero muzehe yabahaye bitewe n'imirimo bari bakoze. Uwa mbere wabanjije yari Kofi ufite akabaga gatoya. Mu kugafungura ku kabaga kavuyemo utuzahabu twinshi duto duto dusaba gusa twinshi cyane rwose twaraguye tumara igihe turago tujye bavuga ati wow, tumusaza yamuhaye ingororano kabisa ya nyayo. Turabona ati niyo iki nicyo gihembo pe, izi zahabu zigiye kumuhindura ubuzima by'iteka ryose pe, musaza nyine yamurundemo zahabu nyinshi. Nuko Emeka barasetse ati titekereza nimba ako kabaga kari gatoya muzehe yagushyemo utwo tuzahabu, tekereza urubaga rwanjye runini, atekereza ibizahabu byuzuye ati ndagufite shani hahandi. Nuko nyine arangije gunuza Kofi, arangije kwerekana nyine ibyiwe baturunze twa tuzabonye baratubitse. Emeka nawe agiye kwerekana nyine imirimo yiwe yakoze, nyine ishimwe yahawe ku mirimo yiwe yakoze. Mu gufungura cya kibaga hasohotsemo imbeba nyinshi, zasohotse imbeba nyinshi cyane zirasohoka, abaturage bakwirwa imishoro bariruka ati ibi ni ibiki uyu muhungu atuzaniye mu cyaro. Imbeba zarasohotse, noneho Emeka yashaka kwivanaho ya baga yanze kumuvaho imugumaho, ari nako imbeba zisohoka zidashira ziraba nyinshi, abaturage barirukanka. Emeka bapfukamye hasi arimo kurira ati ndabigenza gute, ibi ni ibiki. Byasaga nkaho ari umuvumo umusaza yamushyize. Wa musaza ari umuntu udasanzwe, yamushyizeho umuvumo ku buryo imbeba zasohotse muri iyo baga ari nyinshi zitagira ingano. Yashaka kwivanaho baga ikanga kumuvaho ikamugumaho. None abaturage bavuga ati none uyu mwana ati ibintu rwose twaramubwiye rwose imico yiwe mibi, ati ubuhemu bwe dore bumukozeho. Mu miwe yari yumiwe, abaturage bumiwe ati ibi ni ibiki umwana tuzaniye muri iki giturage. Nuko wa mwana apfukama hasi n'amarira yuzuye mu maso ati mumbabarire rwose, ati mumfashe, ati nabuze uko mbigenza. Emeka nyine wundi ugira umutima mubi noneho yari atangiye guca bugufi, yari yumiwe avuga ati nibikimo birambaho. Imbeba zari zabaye imbeba zimo zirukanka zidashira, baga yanze kumuvaho. Urumva ko noneho nawe yayahuwe n'uruva gusenya. Nuko wa mukuru wiwe ngo ni Kofi, kuko yagiraga umutima mwiza, none ari umuvandimwe anamukunda, abajirukanka aramwegera ati muvandimwe ati wigira ikibazo, ati humura biraza gushira. Amwe ati birashaka gutse muvandimwe, ubona imbeba zabaye nyinshi zanze no gushira ni baga yanze kumvaho. Aramubwiye ati uribuka ko wa musaza nyine ababwiye n'abaturage bose, ababwiye ati umusaza nyine umusaza niwe wabiduhaye, ati byanga byakunda nimba ari umuvumo yamushyizeho, ati uyu musaza afite n'uburyo yawumuvanaho. Niko abaturage bavuga ati sibiragenda bite bitewe nuko Kofi yagiraga umutima mwiza. Aravuga ati n'ubundi uyu n'umurumuna wanjye, ataho kugira ngo uyu muvumo nyine umugumeho, ati turongera dusubireyo tujye wigwa musaza tumusabe imbabazi turebe ko yamuvana umuvumo. Mwumve nabwo bakaruhutse. Ariko Kofi bitewe nuko yagiraga umutima mwiza, atiteye ku magambo yose Emeka yamuvuzeho, atiteye ku bugome bwose yamukoreye, avuga ati dukomeze dusubire tujye wigwa musaza afashe murumuna wanjye uyu muvumo awumuvaneho. Niko gufata umwanzuro bongera basubirayo. Gusa mu gusubira ahantu hose batambukaga, abaturage bahaga urw'amenyo wa wundi ubyibushye ngo ni Emeka, bakamuseka ati reba uriya muntu urimo kugenda ngo utangaguzwa imbeba mu nzira hose, bamuseka, isoni zamwishe, ibimwaro byamwishe, ipfunwe yabuze ahareba, amarira yuzuye mu maso. Nyine wa musore wiyemeraga noneho yari yacubye, yabonye yuko isi atari bene wabo. Ahantu hose baramusekaga, noneho rya zuba ntabwo yari akibyitayeho, rya vumbi yirwaga agenda avuga ngo ntabwo yari akibyitayeho, ubwo we imbonaga isoni zamwishe nyine. Nuko batwereka bageze hamwe wa musaza n'undi bamusanze, kubw'amahirwe basanga n'undi wa musaza yicaye munsi y'igiti. Nuko baramwegereye, noneho Emeka kugira ngo wemere ukuntu noneho ye yahindutse, yese apfukama hasi imbere y'awo musaza nta n'umuntu ubimubwirije, ati ndakwinginze, ati rwose narahemutse, ati namyumbati nazanye ntabwo yari iyanjye, ati yari iya mukuru wanjye, ati ibintu byose ndi umwana mubi ndabizi, ngira imico mibi, atari kunda kwinginze mvanaho uwo muvumo. Ari nako nyine Kofi amwunganira ati mbabarira umuvandimwe wanjye rwose atagira amakosa turabizi, ati mubabarire nawe abasha kuba nyine yakongera kumererwa neza, umuvanaho uyu muvumo wamushizeho. Umusaza arababwiye ati nari mbizi rwose, ati uzana ya myumbati, ati byose nari mbizi kutajya uhinga, ati natambuka gukwirwaza, ati nari mbizi yuko nta kintu na kimwe wigeze ukora, ati niyo mpamvu nanjye mu gutanga ingororano nababwiye yuko mukwiye kuzazifungura mugeze iwanyu. Ati rero izo nizo ngororano rwose z'ibyo wakoze, ati runabikwiye rwose. Ariko bagumye baramutakamba ati turakwinginze, ati ndabikwiye ariko turakwinginze, ati navanyemo isomo, ati ndi umwana mubi, ati nagiye mpamukira abantu bose, amubwira abantu bose yamukiye mu giturage, uburyo atajya afasha abasaza, uburyo bamusuhuje ababwira nabi, nyine ubona ko noneho yatuje yemeye ibyaha, ari nako arimo kurira. Wa musaza arongera bitekerezo nk'iminota 5. Wa musaza niko kwita muvano ya baga, akimuvano ya baga zambeba zitazibura. Ubu nyine nuza Emeka asa nkaho ari nk'umurutu, ari umuruho bari bamuva umuzigo bamushyizeho.
nyine bisa nkaho umusaza amuvanye umuvumo. Nuko uwo musaza akimara kuvanaho Emeke uwo muvumo, basubiye iwabo mu rugendo. Nanone Emeke amagambo yashize ivuga rwose nta kintu cyo kuvuga yari afite, yari yashize nk'ivuga yacecetse. Gusa nyine ubwo yagendaga ashimira mu nzira mukuru we avuga ati wakoze kumba hafi, ti rwose nabibonye kuri umuvandimwe wo kuri, ti rwose wirengagije ibibi byose nagukoreye, wirengagije uburyo nakwibiye imyumbati, ufitamo kuba waza kumfasha kugira ngo tuze kwiga umusaza, ati rwose ndagushimiye. Wabonaga nyine Emeke yahindutse abaye umwana mwiza. Mu kugera mu giturage rwose Emeke yamaze iminsi rwose atakivuga, atagisohoka mu nzu. Mu gusohoka yasohotse akubura imbuga y'iwabo mu gitondo cya kare, yarasigaye abyuka akajya kuvoma. Ubona ko nyine yahindutse, yarasigaye atambuka ku baturage akabasuhuza. Emeke yaragiye arahinduka ku buryo abaturage bavuga ati se uyu ni Emeke cyangwa arimo kwijijisha kugira ngo twibagirwe ibyamubayeho. Gusa ukwezi kwarihiritse ukundi kurihirika, Emeke ubona ko yahindutse. Noneho batwereka Kofi muri za zahabu yabonye, yagiye muri icyo gitoge cy'iwabo ahingishamo imirima minini, azana nyine abantu guturuka mu mijyi, bazana amashini bahinga imirima y'iwabo, bahagira nyine heza, ari nako vanamo umusaruro ufatika mu bintu yahinga nyine, byose biva muri za zahabu yagurishije. Yaragiye nyine aba umukungu rwose, aba nyine umuntu mu giturage abantu bose bubaha, urumva yene n'umwana mwiza. Noneho bikubitanye yuko agize n'amahirwe yo kujya amafaranga, abaturage bamukundiye icyo. Noneho nuko umunsi umwe Emeke nyine wa undi wari waratuje nyine asigaye akora imirimo yose yo mu rugo, yarabaye umwana mwiza. Kofi aramuhamagara ati ndashaka kugira ngo ngire ikintu nkwereka. Abwira Emeke, nuko aramujyanye amwereka umurima munini cyane ndetse unahinze neza. Ababwiye Emeke ati murumuna wanjye ndagira ngo we uyu murima ati uzawiteho rwose kandi uzakugira akamaro, nawe ubasha kuba wakwiteza imbere, ugira amafaranga azagutunga ndetse azatunga na famiye yawe ahazaza. Nuko Emeke akibibona amarira nyine abajijenze mu maso, abararize, aravuga ati nyuma y'ibyo byose nagukoreye rwose uyifuje no kuba wamfasha, ati rwose ati kuturuka iki gihe ati ninzongera kugira umutima mubi, ninzongera kwitwara nabi, ati Imana yo mu ijuru yonyine ari izamana nk'uko wa musaza yamaye umuvumo, ati nabivanyemo isomo, ati abantu n'abana beza, ati sinzongera kwitwara nabi. Kuva icyo gihe Emeke yagiye aba umwana mwiza, wa murima yawitayeho, yabyukaga akawuhinga ndetse nawe yagiye abona umusaruro bitewe n'uko yari yarahindutse yabaye umwana mwiza. Ndetse no mu giturage basigaye babibona yuko Emeke yahindutse atari nk'umwe wa mbere, nawe basigaye bamukunda ndetse banamwubaha, ndetse na mama we basigaye atewe ishema n'abana biwe babiri bombi b'abahungu yohereje kujya guhiga amafaranga, bakaba baramugiriye akamaro. Iyi nkuru rero ndagira ngo nayo tubashe kuba twayivanamo isomo kandi ryatugira akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abantu benshi bakunda guhemuka kugira ngo bagere ku byo bashaka, ugasanga uhemukiye mugenzi wawe, ariko ukibwira yuko ibyo bintu ukoze ngo ugiye kwitugera ku byo ushaka, ukibwira yuko bigiye kwita birangira aho ngaho, ukavuga ati ndamuhemukiye kugira ngo ugere kuri iki ngiki nshaka. Nk'ibyo nyine Emeke yakoreye mugenzi we Kofi kugira ngo agere nyine ku byo ashaka, ariko mu nyuma akaza guhura n'umuvumo. Rero ni nk'uko muri ino si bimeze, umuntu arahemuka kugira ngo agere ku cyo ashaka, agahemukira mugenzi wiwe, ugasanga umuntu witwara nabi, utazi kuvugana n'abandi bantu neza. Ariko nagira ngo umenyeshe ko ibyo ukora muri aka kanya byanga byakunda bishobora kudaturuka mu muntu wirwa uhemukira, ariko n'ubundi uzahura nabyo ahazaza. Rero byaba byiza wize kubana n'abandi bantu neza kugira ngo ubuzima bwawe nawe buzagende neza ahazaza, ndetse abo bantu wagiriye neza nabo kugira ngo nabo bazagufashe mu gihe uzaba uri mu bibazo. Irindi somo twavanamo rero, mu gihe wakoze ikosa jya wiga gusaba imbabazi. Ngira ngo mwabonye Emeke yamenye yuko yakoze ikosa ari umwana mubi, yiga ko yasaba imbabazi, kandi mu gusaba imbabazi yarazihawe ndetse aza no kugorerwa mu nyuma, nawe ubuzima bwe buza kugenda neza ndetse aranakundwa. Muri aka kanya ushobora kuba uzi ko wakoze amakosa ariko ugumye wicira urubanza, ariko niba uzi ko wakoze amakosa ko wagenda gusaba imbabazi umuntu wahemukiye nta kintu rwose byamutwara, ashobora kukubabarira ndetse akazana kugira akamaro ahazaza bitewe n'uko mwaba mwarabaye inshuti mwariyunze. Ndagira ngo aya niyo masomo twavanye muri iyi nkuru yacu. Niba nawe ari isomo wavanyemo ryandika muri comment, ndetse wibuke no kuba wakora subscribe na sharing iyi nkuru ijya ku bantu benshi niba wayikunze, kugira ngo tujye tubana no mu zindi nkuru nyinshi kandi nziza nk'izi ngizi.